reka tumugeze ku muhanda turebe ko turi bubone base tumugeze kamera ma ibintu bya muhanda ivanaho kamera ko ibintu bya kazi reko twabona umuntu wari ufite tugeze ku muhanda kingura mwana namufashe yaraje aratubaza bivuze ngo yaje ashakisha umukobwa mushiki we waramubura ajya gushakisha wowe anyura kuri tesi byo yamwituye kumubwira nabi no kumutuka mutipe ararakara avuga ngo muri abako uyu mukobwa n'uriya mutipe watenda mushiki wanje ngiye kugira icyo nikorera nibwo nyuma twakubonye umeze uko bakunzi ba Kigali ntabwo tubuze kuvuga byinshi mbere kugira ngo dukore ikiganiro ahubwo cy'ingenzi nuko mubona ko ikiganiro mwabonye mbere twabwiye ko tugomba gutegereza paka igihe ari bwikangurire turebe ukuntu aza gukanguka ameze turebe akabaragaza kuba afise turebe ko aza gushobora hasi kuvugana natwe kugira ngo tutamusiga ameze nabi tutamujyanye kwa muganga ndetse tutamukorera ubuvugizi basi abiwabo bagire kubona icyo gukora cyangwa se tutamenye ikiri bukogwe nyuma twaje kwicara turakomeza turicara arakangutse sinzi tunini umuvandimwe amuhaye ngo bari bamuhaye muri farumasi kujya muha kugira ngo agarike ngo tugabanye uburibwe tunini tw'uburibwe yatumwe ubwo ndabona yatoye akabaragu baye ngombwa reka tube tuganira nawe tugire byinshi tumubaza tugire n'ibyo turi bwumve byinshi kugira ngo tumenye icyo gukora tumenye n'ibibazo bya nyabyo afite kuko nubwo turiko turibwira ngaratwite ngageze biki ushobora gusanga ari no kubyimbida bisanzwe adatwite reka rero tuganire nawe ubwo byinshi turaza kumenyera hamwe urumva atangiye koroherwa se basi mu gakeya ese bintu iyo urimo kubabara wumva hehe wumva bimeze gute ibya bimenyetso bijya kumera nk'ibyo kubyara ariko nategereje ko mbyara ndaheba byara se uba umuntu w'umugabo ubyara umugabo ajyanye ababyeyi niba ari nyababyeyi nyine none Eric kano kanya yo gutekereza wenda iyo ugize imana ukabona agahenge ko wakicara ugatuza ntago ubizi wenda mu kanya ukuntu wari umeze twebwe byaduhangayikishije byatubabaje ubitekereje nk'uko utekereza ku bibazo byabaye kandi byatewe nawe uba wiyumva gute njyewe se ukuntu mba niyumva ndamutse nyize iki kintu sinazongera gukinisha ikintu cyitwa umukobwa wakongera gukinisha ikintu cyitwa umukobwa ibi bintu umuntu ashobora kuba yarabiteje se wigeze kumubona wigeze kuba umuzi umuntu yigeze kubona agace gato ariko nari meze nabi ntabwo nakirebye cyose hari umutipe yaje kandi nabikubwira nabigusoma ndakeka ariko narigeze kukubwira yaje avuye za Uganda avukana n'uyu mukobwa ngo wahemukiye stile none umutipe yari girafrere y'undi mutipe ugeze kuza uranamugwanya yaraje aratubaza bivuze ngo yaje ashakisha umukobwa mushiki we waramubura ajya gushakisha wowe anyura kuri tesi byo yamwituye kumubwira nabi no kumutuka mutipe ararakara avuga ngo muri abako uyu mukobwa n'uriya mutipe watenda mushiki wanje ngiye kugira icyo nikorera nibwo nyuma twakubonye umeze uko bivuze ngo dushyize muri logic hano afise ubwenge ushobora gusanga ibyabaye umutipe bifitemo uruhare ese uba wumva kano kanya igishoboka cyose utagikora ariko ukaba muzima aka kanya igishoboka cyose ntashobora kuba muzima ntagikora pe wagikora Eric uza kugera aha uva hano twagusanze muri logic hano ikibazo watangiye kukigirira umuntu wakuzanyura amuzi uzi uburyo wageze ngaha nari meze nabi byadanje ariko nyine urabona ahantu nageze aha ngaha ashobora kuba ari madamu wanzanye sinzi madamu wundi mwabana mwegera gufatira muri rero kuko petit frere wawe araje yarampamagara nimugoroba ngo di petit frere wa Eric sinabasha kumva ibyo ariko arambwira mu gitondo rongera arampamagaye niko kuza arambwira ngo umuvandimwe wanjye ameze nkaho agiye gupfa ngo mumfashe afite agahinda kenshi yenda kurira niko kugira gutya turavuga ati reka tuze turahageze tubona tuzanye mu kino gipangu kandi tuzi ko uriya mukobwa mwari mufitanye ibibazo kandi tuzi ko ahantu wagwari hari muri loge kandi utari uri kumwe nawe biradutungura turibaza ukuntu waba waragarutse gushika ahangaha none nuko byagenze amaze kukugeza ahangaha umadamu wawe agahita yigendera
kano kanya imbere yo kugira ngo twije w'ikiganiro ya mukuru cyo jambo wamubwira madamu se madamu isaha imwe bafite umutima muzima ubundi ikabana bafite kuba yaranzanye ahangaha wenda ndayimushimira kuba yarantaye ahangaha ndamugaye wowe kuba warahamutaye ukajya kumuca inyuma none ugatugira umwaka tuhura n'ibyo bibazo byose Eric ibaze ko Eric afise umugore Eric yatinda umukobwa aramukatira aramwihakana Eric yarwaye indwara yo kuba twite kandi iyo ndwara yamufatiye muri roje kumwe n'umukobwa muri abakobwa bose babuze umukobwa wavuga ati ureka ndamugira uwanjye ko n'ubundi zika abakobwa bose ari abakobwa ntabwo nabishobora navuga ko ari nk'ingeso na mu muryango wanyu se hari umuntu warakurikije sinzi neza ubu ngubu nawe nzi wenda ashobora kuba ahari mu miryango yahise kuko bose ntabwo mbazi ariko ubu ngubu abonzi ntabo sinzi nanjye ukuntu byaje ese iyo urebye ukareba ukuntu umeze utekereza iki kano kanya ubu ngubu narihebye oya mwana ntukihebe nibyo njya mvuga kwiheba ni ikosa kuri no munsi ejo birahinduka ukundi uriwe uno munsi ejo ba undi muntu sibyo nihe jambo wabwira abantu badukurikirana 5/5 tutaragera mu kiganiro neza ijambo nabwira cyane cyane abahungu abatipe nyine tu niba agira ibyago bakagira asa navuga ko ari ibyago nihagira ikibabaho bagatera inda wenda bazemera umwana hakiri kare ntibazihakane kuko urabona ko ibiri kuba atari byiza atari ibintu by'i Rwanda yagira umwaka bagatera inda nimba nabyita umwaka nimba nabyita nagaro gutera inda nagaro umwaka k'umwana n'imigisha ni chance bazamurera uwo mwana rwose sibyo kuko dore ibintu biri kumbaho ntabwo ari ndizera ko ari isomo bari kubona umuryango w'umukobwa baje bavuga ati Eric turifuza ko umukobwa umufashe ukamurera n'umwana mukanabana tukureke noneho umere neza usubire mu buzima bwawe buzira umuze wabyemera cyangwa waguma muri wa Eric yo gukomeza kubitwa ko bafise umuryango w'ubigoge ubungubu wangeze ubungubu nabyemera n'ubu babimbwiye nahita mbyemera aka kanya watabyemera ufise ubushobozi se ko wajya kumutunga no kubana nawe buriya iyo wemeye kubana n'umuntu murihanganira buri kimwe cyose nyine twabicanamo bikazagera bigakunda nkabicanamo ibihe bigoye ariko nyine bikagera bigakunda nyine wenda agitwita naca hirya no hino tukabona amafaranga tukabaho ako nyine se nimba inda ari iyanjye ko naho namushyira nawe yakira yakwemera tukabaho mu buzima bugoye ariko tukabana kuko naho yajya bamwemere ese mase mbere iriya nda wenda ukitera ibintu nka biriya nta muntu w'umuryango iwanyu yari yarigeze aguhanura kugira inama ati emera umwana kuko umwana ni imigisha ureke gukomeza kumwitwa nk'igicucu kandi uzi neza ko mwajyamanye umuryango w'iwacu nta muntu ubizi ntabwo bajya bareba bino bintu by'ama YouTube ubu ngubu Petit Frere niwe ubimenye kuko nawe yaje kunsura ejo bundi ntabyo yari azi yaje kunsura bisanzwe kuko nyine ajya akunda kuntungura nyine akaza akansura nyine tu tuganje abivuga ati yewe naje nje kumureba bisanzwe ntubwo no gusanga Frere afise inda nk'iriya nibaza ngo ni nda zimwe z'abakire bagenda bakazana amada ndebye nsanga ni ukubyimba nkabona twite ngo birancanga kandi twabonye arababaye cyane none ubu ngubu dore hari ahantu yicaye aguma yigunze aguma afise agahinda ibyo byose nyine umva ni ibibazo kandi byose wamuzi ko biterwa nawe kuko niba ari ahangaha nawe nta bushobozi afise bundi uko yakuvanga arakugaburira icyo ugomba kuba wajya icyo ari cyo cyose yahozwa n'ikikwigunga byose umva n'ibibazo uriko urategwa nawe bro basi kujya ujya ubasha kumva hari ikintu cyo kujya ushaka aba nk'uburyo Petit Frere aba yigunze kabisa ariko ubona nawe rega biba bigoye abona ukuntu mwebwe se ko muje byoroshye muje byoroshye ntaryaga umunyu
nkarya mayoneze bibisi mayoneze ibisi uyikoze ibishishwa by'indimu indimu ntabwo ujya indimu nyayo indani ujya ibishishwa byayo iby'imineke ibishishwa mbese by'imineke ntabwo ndya ibintu bizima pe bogoye umuneke urawutonora ukawuta ukarya ibishishwa cyane nayaraye cyangwa nkawujyana n'ibishishwa byose indimu nkayikenya ntabwo ndya ibiryo wapi bakunze nshaka ibintu bibisi gusa nabyo bimwe na bimwe bitaribwa bakunze ba Kigali 250 ndabona ibintu rero hari igihe kigera nkumva nshatse umwenda w'umukobwa uwuhe mukobwa si umugore wawe awubura so hagati aho ngaho reka nongere mbisubiremo naje kubona ahantu ari abantu baramubuze igihe umuntu ampamagara ngo atari umukobwa twabonye mwabuze ariko twamubonye mu Bugesera ndatemberayo ndatega ndagenda ndamubona nawe acumbikiwe n'umukecuru ari aho yamubwiye ati ngwino nkwitungire umukobwa wanjye nabwo ukomeza kuba uzenguruka mukuru unafise n'inda ngwino nkwifashirize wowe wibereye iwanjye nubyara uzongera usubire iwanyu cyangwa se uzongera ushakisha ubuzima bwawe bivuze ngo rero nugira icyo ukenera kumukoraho igihe uzumva wabonye utubara agace se tugara muzagerageza uburyo mumugeraho umusore kuko nawe ntabwo yorohewe ahantu ariko kuko umuntu utwite nta kimwitaho nta kintu ubwo umukecuru amucumbikiye ariko urumva ntabwo yamugaburira imyenda ntabwo yamuha bya bindi abantu batwite baba bakeneye ntabwo yamugurira amavuta ibyo byose ni ibintu agomba kuba akeneye ubwo rero niba nusubiza umutima amembera ukumva ko ufite ikintu ugomba gukoraho Imana nigufasha ukaba wakoroherwa cyangwa se undi ikaba yagenda gusa ugende kabisa umugeraho ugende ku icyo kintu nakubwira Eric umwanya n'umwanya hano mw'ino nzu bashobora kuza kubwira ati sohoka bivanye nuko uriya mukobwa uriya mugore wawe igihe yari yishyuye wenda kirangije ushobora kuza kubwira ati Eric urishyura canke usohoke kano kanya ni kihe kintu wumva wakora mu gihe ibyo ndikunda kubaza kano kanya ko ufise akabaraga kuko mu kanya ntabwo nari kukubaza ibyo ngibyo kandi mu kanya ntabwo nakubasha no kuvugana ngo menye ngo umeze gute uri guteganya ko ari iki wakora ese nk'ungu kugeza n'agaho watoye akabaraga kaumva kuvuga ko birakunda urumva byashoboka wenda nk'umuntu agutegeye imodoka cyangwa se moto washobora kwicaraho basi ukaba umuntu yabaherekeza mugasubira hariya mu ntare wanyu wenda ukazagaruka i Kigali ibintu byagenze neza uri mu buzima buriya kugira ngo ugoregwe mu mujyi wagorerwa mu ntara ababyeyi bari aho hafi bakabona ikibazo ufise urumva babona akabaraga kwicara kuri moto se kujya modoka kuri moto ntabwo nabishobora wenda imodoka nakwicara nk'uko ubona nicaye nabona kuri moto uricara kandi ntabwo byakunda nicara nk'usa nk'uwegamye ntabwo kuri moto rero ntabishobora byasaba imodoka nka tagisi vatiri tagisi vatiri ubwo bivuze ngo imbuzo n'imodoka umuntu aba afitemo akanya asanga bicanga ko ari nk'abane nk'abangaye ntabwo byo ubwo nyine bisa imodoka wisanzuye ko kugenda ugarama afyana gusaba kuyikodesha kandi ni hatari bizimvye 40 ukodesha umunsi ni menshi Eric ni nk'iki ubona ukabona ko wakoze ikosa nawe canke uracyabona ko byakoze bitari amakosa cyane nakugaye no guganukanye ubona bimeze uko ntabwo nabura kuvugana nakugayiye n'uburyo umukobwa wamufashe nk'umusazi uburyo wamututse ngo muri bigogi mwese uburyo petit frère umusore bavukana yaje ufata ibando byo kumugwanya nawe umugira umusazi ahantu hakugayiye ni cyo kintu ubona nawe ukabona nubwo ufite ibibazo nk'ibi ngibi mu gihe bitararangira ariko ukabona ko wakigaye icyo kintu ugiye kumbwira unigaye muri kamera abantu bawe ko bari kwijana babyumve nura mukobwa tugira Imana ka yareba ikintu kigana baza vyumve ikihe cyambere nigaya no kuba narakoze ikintu akihakana ko ntagikoze kandi ntagikoze kageraho nirinda umukobwa nkamwangaza iwabo bakamuta akajya no ku nshuti bikamwirukana kikire nyine ndakicuza pe ari nazo ngaruka z'ibi byose inzoga z'ibindi yanyumvisha n'imiryango yabo ngeze wenda igira ikikora nayo nkayitera imigeri tukarwana ibyo byose nyine ni ingaruka izo ngaruka zose zagiye ndizo z'ibi ngibi uri kureba nyine byangarukiye Eric tugize Imana wenda cyangwa se ugize Imana ko ukafisa akabaraga ko kwivugira nire jambo wabwira uriya musore yatumye ugiye uhura n'ibibazo wenda naza kukumva iyo jambo wivuge witi cyawe vaniye mu kanwa bishobora gutuma wenda yagenda agashiramo agahengwe
wasubira mu buzima buzira umuze wenda mukiyunga. ahubwo ikintu we nagusaba Nuyasukinsabye nyine ko umwana w'umuntu akuvugira ikintu ko wakivugira si ikintu. Shaka kubivugaho ku giti cyawe, bivuga bisobanuye byose, umubwire ureba muri kamera nkaho ari kubwira. Natabasha no kukibona cyo kiganiro wenda inshuti zakibona ubwira ati umuntu yagusabye imbazo uko nuko no kumubabarira. ikintu namusaba rwose ambabarire rwose wenda anyorohereze njye mbasa basi no kurya ibiryo bisanzwe. ubu ngubu umwuma waranyishe simbasha kurya basi anyorohereze mbashe kubona nahumekaho gakeya. Ariko uzi kuba muri buno buzima wumva nta kintu ubasha kurya, nta kintu ubasha gukora na kimwe, utinyegambura ari ukurirwa nembera inzu yose nyimara pukarenda bucya. ubu ngubu mubonye byoroshye rwose. ikintu nagusaba nshuti yanjye nukibona kino kiganiro mbabarira basi unyorohereze rwose mbashe gukiramo gakeya. ikindi kandi nifuza guhura nawe tukaganira. None se kuba yarakoze ibi ngibi we yaje ari umuntu akeneye kuganira nawe, akeneye kuganira namwe ba nyiri guterana ibibazo, ariko nimwigeze mu mwanya ngo muganire nawe kuko yanabimbwiye, yanabivuze no mu kiganiro avuga ati jyana abantu mbahaye iminsi 3 banshake ase tuganire kino kibazo gikemuke. Niba batabikora nk'umuntu zikorera ibyanjye kandi nzamubabaza kuko baradusuzuguye mu famille yacu yose, nanjye barasuzuguye. Amajambo yarayavuze, amajambo arahari. Kuki mutafashe umwanya wo kumwegera mu muganire imbere akiza cy'ubukungu ko mukumva ko iyo byakomeye ariko mugiye kumuganiriza? ntabwo nabibonye neza iki kiganiro kuko umeze ntabwo ibintu by'imbura. Icyo gihe nk'uko hane na mbere akigera aha kandi abizi wari ukiri muzima, nane ntabwo ari kumuha umwanya, ndabizi nk'uko na petit frère we wamufashe niko nawe ari kumufata. Icyo cyo ndabibona rwose, ndabibonaga sibyo. Gira rero ijambo mubwira wenda niba ari nk'ahantu mba warakoze ikosa rifatika nawe utegereza ko ikosa rya nyaryo aryumve, abakunzi bacu baryumve, bumve ko wenda ufise kuba wazikebuka cyangwa se wazohinduka. icyo namusaba rwose ambabarire rwose anyorohereze nkire, sibyo umukobwa wabo niteguye ko tubana mu mahoro. Ko mubana ubu urabyemeye noneho pe yemeye ko tubana tukarera umwana wacu, ibi ni byiza tukabicanamo rwose. ambabarire rwose anyize ibi bintu. ikintu ndi kwibaza wenda arambiwe. kintu ndi kwibaza n'abakunzi bacu bose bakibaza, ese ubu ngubu bigumye uko nguko ko wazagera igihe ukabyara cege byazaba ari ibintu usaza n'ubuzima bwawe bwose. Ese Eric ndakwaza ibi bintu hari umuntu wabibonaho wowe basi ubuzima bwawe wabayemo? Nigeze kubyumva rimwe rwose nabibonye, ni ukubyumva gutya nyine gusa. nanjye ikibazo mwibaza nanjye kibazo. Reka nganirize umuvandimwe wawe nawe wenda ho gakeya, bro wakegera hano tukaganira nawe wenda ukareka kwigunga kuba wicaye ahangaha cyangwa se tukaganira aho ngaho. Ese ubu ngubu kugeza imana ukabona abatuye agahembwe karabasha kuvuga sibyo? N'ikihe kintu kano kari kwatekereza basi twagufasha mbere kugira ngo tuve ahangaha, wenda nibiza kongera kumufata cyangwa se nibiza kongera kuba ibibazo, bize ko hari ikintu twakoze gifatika gituma wenda ari kabuhengo kandi kizatanga. Ni icyumva wadusaba wenda twebwe cyangwa se abakunzi bacu twagufasha, ko ndabizi biragorana cyane nawe ubwawe uri wenyine umuntu ameze uko nguko utabasha kugira iki, ariko mu gihe tuya akabaraga dufite kuba twamubwira ati tumeze uko ko tubanje twabifatanyage nawe shese ukatubwira ikibazo wumva ikintu kikubangamira cyane kandi utabasha kubikorana ku giti cyawe wenyine, ukitubwire kano kanya mu gihe rika kiri muzima. Kimbangamira urabona biramufata akikubita hirya no hino akisararanza muno mu nzu, kandi ubona sinamufata njyenyine, abafite imbaraga pe. aho mumfashije mwafasha duhasha ukuntu tumuvuza agakira, ubundi nkagira amahoro nawe akagira amahoro. Ese Eric amakosa yakoze urayazi, cyatumye bamuroga urakizi, n'uriya mukobwa yatinda akamwihakana akanabatuka ngo nibigo by'umuryango we wose. Ese we nawe ku giti cyawe ntabwo ubona ko Eric yakoze amakosa? Eric amakosa yakoze, ariko uriya nawe ntabwo ari guhita afata ngo amukoreye ibi bintu umuntu w'umugabo, umuntu w'umuhungu
kumuhekesha inda nk'iriya ubona biba ari ibibazo. nahengamiye ku ruhande none se iyo nda mukora avuga ngo umuhekesha inda nk'iriya umukobwa we kuki Eric yayimuhekesheje Eric nawe ntabwo yayimuhekesheje akoresheje amarozi ariko nawe kuyimutera nawe yaramuhekesheje ko Eric yeze ndara yamuteye Eric pe afite amakosa ariko uwo mukobwa nawe ari guhita afata akamujyana mu buyobozi ntabwo ari kumukorera ibintu nk'ibi ngibi neza ko ari njye abatera agahinda urumva Eric bimubabaza nanjye bimbabaza simba norohewe urebye kiriya gihe Eric akiri muzima Eric karanka gufasha uyu mukobwa hari inama waragiriye Eric kugerekanye n'uriya mwana yateye inda hari inama wageze umugira sha urebye naje nanjye nabizi neza oya ndi kuvuga nyine mbere utaraza aha Eric akiri muzima mwigeze mwaravugana agace se mwarabonana Eric twavugana ariko nyine nijye nkumva avuga neza wigeze umugira inama wenda yakemera inda cyane se yakemera umwana shamva nyine nabibonye mbona ariko ibyo nyine ari kwanga umwana avuga ati se wafata umwana wa muhungu ikati ibintu ntabwo ndi kubyemera neza akajya bipinga nyine ukabona wabitu ukabona yabyanze ukabona ntari kubyemera ko umwana ari wowe mugihe inama atimira umwana nyine akananiza gutyo gusa nyine gusa nyine inama bwatemera umwana akambwira ati si uwanjye ibyo bintu nk'ibyo nyine rero ikintu mbona mu mpamvu nako navuga ngo ni iki kibona twagufasha ikintu mbona ku giti cyanjye mu gihe Eric abashe kuba yakicara mu gihe abashe kuba yavuga ndi kubona twakora ibishoboka byose tukamugeza kwa muganga wenda ntabwo twajya kuri abavuriro ba gakondo ndi kumva rero jewe ikintu twagufasha ari nkuko nawe mikubwiye tukamujyana kwa muganga mu gihe afite akabaraga mu gihe ashaka kwicara kuri moto bakamureba ikintu cyo kumukorera bitari by'abaganga b'abantuza ko bari abo bashaka amafaranga menshi wenda bakamuha wenda imiti cyese bakamuha nasanga byongeye kuba Eric my god Eric ndabona bibaye nsanze ijya makuru umusego mwana ijya makuru umusego Eric n'ibyo turabigenza gute none birongeye se nese bijya bireka bikongera none bitanga biriko bimufata nk'ibisigo Eric umeze bite igama mani gakumusego umva imeze bite kameraman wani gira mani kuraho kameraman turebe ikintu cyo gukora Eric umva umeze gute umeze gute yatangiye kugaruka ibiki bitangiye kugaruka noneho mva ko bagera uri kubabaraye noneho ndabyaye we urabyaye gaswe ingenge kameraman kuraho kameraman turebe ikintu cyo gukora ngo umva ugiye kugira iki noneho igihe ni iki umuza kuraho kameraman umfashe turebe ikintu twajya kumukorera Eric turabikizwa n'iki umva umeze ute yego kwibabaza noneho neza birarangiye ndabyaye we ayiwe kameraman turebe ikintu cyo kumufasha Eric umva umeze ute tujye kwa muganga tugenda aho tujye kwa muganga man ture kameraman kuro kameraman ufashe turebe uburyo twamugeza ndashaka tagisi guma hamwe nyine tuyishake yakunda ndi kubabara cyane nyine gamihangane gato tugiye kuyishaka ibise biraje we ibise ibi ni ibise we ibihe darama birakubitagurira hano reka nyine kwibabaza ni gukura bitera wicara mugume hamwe tugiye gushaka taxi vache gana kwa sibyo tuza rero guma hamwe man dukora iki bro tujyane kwa muganga
nese ko turamujyana yo gute umuntu atabasha no kwicara no kuri moto je narinzi base ngo biragabanutse umuntu agiye guherekeza tukamujyana yakicara kuri moto none birongeye kuritaguye nyine yazenguruka nese turakora iki ntabwo yajya kuri moto turamujyana tumetse umugongo naho ntiyajya ari umugongo bafasha tumugeze kwa muganga turamujyana kuri brancard se Petit frère fata telefone wahamagare mu rugo kwa muganga nta bintu kwa mugabo bano baganga abakizungu bose nta kintu yamufasha kuri ibi ngibi ushobora no kumutera ibishinge bikamuteza ibibazo bindi bisaba babo bantu ba gakondo ibi ngibi nicyo kintu gikenewe hamagara nyine byera guhamagara ese iwanyu usugiye guhamagara ndi ugiye guhamagara afasha bakara iri nyine jyama ryo gushaka taxi voiture bane kwa muganga sivyo igama mugire wawe ndabyaye guma hamwe mutenda murasanga byaye guma hamwe mwana ikintu ugende kubona na taxi voiture abona bro tugende tuyageze tumugeze ku muhanda bazi tuzaba imodoka tumusabire lift Honda niyo kumutera tukamujyana tukamugeza mu muhanda nyine so ihangane tujye kwa muganga sibyo nimutenda murasanga byaye we ngiye kubyarira hano byarira hehe umugabo byarira ngiye kubyara oya nta kibazo mwana ihangane ibintu by'ibizi biri kuza kamera mavana aho kamera mwana umuntu ariko arapfa vana aho kamera tumwerekeze kutumujyane kwa muganga bro unese utabasha kumutera ngo tumugeze ku muhanda turebe twabona umuntu uduha lift yo kumugeza kwa muganga gahunda niyo kumutera twese twabijwe neze turabona umuntu uduha lift yo nibibazo twese twabikora kumugeza ku muhanda kamera mavana aho kamera mwana tumutere tumugeze ku muhanda turebe twabona umuntu tumugeze ku muhanda turebe ko turi bubone base tumugeze kamera mwana ibintu bya mwana vana aho kamera bro ibintu bya kazi reko twabona umuntu uduha lift tumugeze ku muhanda kingura mwana namufashe